data, network, wifi, megabyte cyangwa MBs. Ibyo bintu ni ibintu bituma twese tujya online tukaba twabasha kureba video runaka cyangwa andi mafoto. Abantu benshi cyane nago babasha gukoresha zino social media, yaba ari YouTube, Facebook, Twitter, TikTok ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zose no kuri Google udafite icyo bita internet. Internet nicyo kijya kibangamira abantu benshi, ugasanga kujya ku mbuga nkoranyambaga babuze internet. Nje kukwereka muri ino video uburyo wakoresha internet y'ubuntu 100% irakora. Iyi video nayikoze nihuta nshaka kugira ngo mbibasubane neza, ariko ndabizi neza ko ino video nureba ino video guhera uyu munsi ntabwo uzongera kugura megabyte kuri telefone yawe, ntabwo uzongera kujya kurara ku bigo runaka cyangwa ku bindi bigo urimo urashaka wifi. Iyo usanga abantu benshi barara ku kigo runaka gifite wifi, ugasanga ni ikibazo kurara ku kigo cyangwa ukarara ku bindi mu kagari n'ahandi hose, cyangwa ukarara ku karere ngo urimo urashaka wifi. Uyu munsi ngiye kukwereka internet y'ubuntu. Niba ufite telefone yawe ikaba ibasha gufata 4G, ndaje nkwereke internet yihuta 100%, kandi ndabizi neza nureba ino video ntabwo uzongera na rimwe kugura megabyte. Ugiye kujya ukoresha internet y'ubuntu. Ndagusabye kugira ngo ino video noya nuyireba urahindura ubuzima bwawe ku bijyanye na internet. Wasangaga abantu benshi tubabwira ngo mukure amafaranga kuri YouTube, kuri Facebook, kuri TikTok, kuri Twitter n'ahandi hose, ugasanga ahura n'ikibazo kimwe cyonyine, ni megabyte cyangwa data cyangwa MBs cyangwa wifi. Ugasanga icyo nicyo kibazo ahura nacyo. Ikiza cy'internet ahantu uri hose ku isi, ku isi yose iyi internet irakora. Mbese bisobanuye iki? Iyi internet ikora mu bihugu byose bibaho ku isi. Rero wowe uri kunyumva w'umunyarwanda ntuzongere kugura internet. Ndagusabye kugira ngo ino video tugiye gutangira rero guhera uyu munsi ntuzongere kugura megabyte. Ndagusuhuze cyane, ka dutangire video yacu. Ndagushimiye cyane rero, mushimiye cyane wowe dukurikira kuri YouTube channel yacu. Ngiye mugiye kubana muri no video, nitwa Mwesige David. Tugurisha YouTube channel, tugurisha abasubscribers, views, watch time ndetse dutanga YouTube channel zatangiye guhembwa n'ibindi byose. Okay, mbere na mbere ndagira ngo tugendane step by step. Jya muri Google, muri Play Store telefone yawe, wandikamo ngo application Crane Tano VPN. Ikiza kinuza ikora ku bihugu byose bibaho ku isi. Na limit igira nyine ngo ngiragarukira hangaha. Wowe urareba mbese ugakora ibintu byinshi cyane. Urabona ukungu nikikora byinshi cyane, ariko iyi video tugiye kugukorera ni video ya mbere ngiye gukora, nayo numva nzi neza ko ibintu nanjye iyi internet niyo nkoresheje 100%. Jya muri Google, muri Play Store. Ahangaha ndi kukwereka amafoto nyine baba bashyize ahangaha muri Play Store. Yego, hano muri Play Store urabona ahangaha hari ama comment yi application. Ubundi mbere na mbere nuzaza ujya kudownloadinga application, ujye ubanza usoma ama comment y'abantu. Iyi application imaze kudownloadingwa n'abantu benshi cyane barenga ibihumbi, barenga miliyoni, ndakeka na miliyoni irarenga. Ariko usanga benshi wowe uri umunyarwanda cyangwa ukaburi ahandi hantu, ukaba ufite telefone yawe ikabasha gufata 4G. Dore ibintu ugiye gukenera, dore ikintu cya mbere ugiye gufungura iyi application, uyishyira muri telefone yawe muri byonyine nk'uko tugiye kuyifungura nyine. Ahangaha na amakomenti turimo turasoma, urabona ko ngiye namaze no kwestara iri muri telefone niyo nkoresha. Okay, urayifungura. Dore ikindi kintu uzakora, urabona wamaze kwifungura, uzahita ugenda ujye kuri ahantu bacuruza simukadi za Mango 4G. Simukadi za Mango ni ubuntu, bazitangira ubuntu. Ikitonderwa, izo simukadi za Mango 4G bazitangira ubuntu. Abantu baherereye Kayonza, Mango 4G ikorera hano impande ya gare neza. Simukadi za Mango 4G ni ubuntu. Ikintu iyo ugiye kuyigura, icyo ukora ni iki, ugura megabyte gusa, ariko simukadi za Mango ni ubuntu. Uguraho megabyte. Noneho we uzagenda ujye kugura simukadi, uyizane muri telefone yawe, uyishyiremo,
nyine wemeze ko ariyo ugiye kujya ukoresha kuri data. Icyo ni icya mbere. Nurangiza uzahita uza uyidownloadinge nk'uko udownloadinge application yawe ni iyi ngiyi. Dore ngiyi application ngiyi. Okay, ino application ikora kuri iyo simukadi ya Mango 4G. Bivuze ko iyo wumve ko simukadi ya Mango 4G ni simukadi yihuta 100% ubundi. Iyo wakoresha internet za Mango 4G zihuta 100%, mbese ziba zifite umuvuduko. Ahangaha kuri no simukadi yanjye ndimo ndareba data mfiteho izi megabyte urazibona. Mfiteho megabyte. Izi megabyte rero kugira ngo utangire gukoresha ya news uzabanza ugura iminota, ugura amasaha. Ukuyagura no gukoresha megabyte zisanzwe cyangwa data zisanzwe. Ushobora no kuba uzifite no kuri MTN ukiconnecta nta kibazo. Okay, simukadi yanjye nzabanza data zanjye nemeze yuko ngiye kuzikoresha ari kuri 4G RT. Urayibona ko 4G ariho nemeje. Mfiteho zira megabyte ngiye kugira amasaha menshi ku buryo zira megabyte nizishira sinzongere kuba nakina kugura megabyte. Okay, namaze kudownloadinga nkoresheje data zisanzwe. Ego kudownloadinga kugira ngo ni izi data zikora iyo wazishyizemo zira downloadinga bisanzwe nta kibazo, ahantu hose zirakora 100%. Okay, uzarangiza numara kureba data zawe ukabona ko ufite Mango 4G ifiteho data kugira ngo twongera n'amasaha biragusaba kugira ngo ushyiremo nuza. Abantu bari noneho mu Rwanda dore igihugu uzashyiramo Uganda. Uzareba Uganda nurangiza urebe hano Uganda, iyi ngiyi ngiye guhitamo ifite Uganda 24 ijana. Aho ngaho nurangiza bakimara kuguhereza aha ngaho tugiye kongera amasaha ukanda hari handitse ngo add. Ugategereza amasegonda nyine ni nko nukureba publicity itarengeje umunota bakaguha amasaha 28. Ubwo bivuze ko ayo masaha 28 uba wemerewe gukoresha internet y'ubuntu gusa amasaha 28. Urajuje ukuntu mu minota 5 ndeba ama video ageze muri 5 ngahita ngira amasaha magana ngahe 400. Amasaha 400. Wibaze ngo amasaha 400 ni igihe kingana icyo wazana yarangiza ahubwo. Wumve ko niba umunsi umwe uvugira amasaha 28, iminsi 2 urabona ko data zigiye haka kanya. Iyo ka video karangiye urabona ko hasi bayisamaye amasaha 25. Okay, nimara kuza kwako bafite uburyo bubiri bwo kongera amasaha. Aha hose uragenda ukana handitse ngo add watch ahangaho. Aha mbere no tumaze kukana, ariko ndeta njya hasi handitse ngo click here to earn ubona izindi. Ahangaha naho uhita ukanda aho ngo handitse ngo add watch add. Urategereza gatoya. Ego amasegonda abari kwibara hagana hejuru urahabona hari hejuru handitse ngo 21 20 gutyo 19. urebe kuntu bagiye guhita bamereza amasaha 25 yose ako kanya. Icyiza cy'internet nayikundiye, ahantu hose uploadinga video kuri TikTok wemere gukora ibintu byose. Ibaze nawe ufite amasaha 400, amasaha 400 dukubye n'iminsi n'ingahera usanga ni minsi myinshi ukoresha internet y'ubuntu. Urabona singiza amasaha 50. Amasaha 50 niki si iminsi 2 mbwire ngo hari ikintu nkoresheje, hari ikindi kintu wenda ngo bintwaye. Ibaze uko ndebya reka mfungure n'ahandi. Urafungura ukagenda ugategereza amasegonda akarangira kano ka video kamara kurangira bakagoreza amasaha 25 cyangwa 28. Ubundi imbere ikiza cy'internet nono babivuguruye ejo ubundi imbere twararebaga ngiyewe nahereye kera nyikoresha. Mbere nararebaga amasegonda bagatamereza amasaha 2. Ego nareba amasegonda 70 ingahe bakameza amasaha 2 yose yo gukoresha internet y'ubuntu. Ubwo ugasanga kugira nzagire ku masaha 100 bintwaye nko kureba ama video nyine nkara inshuro nyinshi. Ariko ubu ngubu urareba video imwe yonyine ngiza ngahe 78. Amasaha 78 yose maze kuyareba. Ubwo wumve ko aka kanya ngiye gukoresha amasaha 78 yose ndimo ndakoresha. Ngenda shaka kuyongera kuko impamvu nakoze iyi video namaze guforomata telefoni
ubundi ino application yari yesitaye muri ngewe yari yesitaye namaze guforomata telefone ndavuga noneho rero kubera ko nari ndwaye iminsi mvuga ngo nshaka kuzabakura ino video noneho ndagije ndavuga ngo mbere yuko ni yesitara reka mbanze nkora ino video mbisobanura neza 100% aba bantu bahereze video ku buryo batatongera kugura megabyte ko nasanze kibazo abantu benshi dugira no guhura na megabyte ugasanga urabona ngize amasanga 99 amasaha 99 umbwire ngo harimo iminsi ngahe si iminsi igera muri 4 ndakeka ari iminsi igera muri 4 kuko amasaha 48 ni amasaha ni iminsi 2 ni iminsi 4 ndakeka yamaze no kugeramo yego reka turebe urashe tugira amasaha 100 yose nkoresha internet y'ubuntu ino video na recordings ariko nanga kuhita nyirekura ariko ubu ngubu tuvugana haciye iminsi 3 nimwe zino video ariko ubu ngubu ndacyari uraza kuri ahantu nagarukiye ngewe nagarukiye mu masaha agera muri 350 nagarukiye muri ayo masaha 300 ariko ubu ngubu umve ngo ndacyari muri 300 ntago nyine nta kintu ntago ndahava ndi kwikoresha internet y'ubuntu ndi gukoresha internet y'ubuntu rwose aka kanya n'ubuntu okay ndaje ndebe kuntu wenda mbakuraga akantu kameze nka video gatoya hangaha ngashyira hano muri screen kugira ngo urebe niba ndimo ndakoresha data z'ubuntu noneho ndimo ndakoresha data z'ubuntu na kintu na kimwe kiriho yewe urabona ura ikintu usabwa nukuri ako video kakarangira neza ayo masegonda akarangira nta n'umunota arimo hari n'igihe usanga noneho bagwaye amasegonda 5 ngo urategereza amasegonda 5 itongera ureba kandi ka video bese nta bintu birenze birimo ikintu cyiza kiri nakuri na application ndabizi neza ni muyireba ibi video nuyireba ukestaminuza abantu bari mu Rwanda muzakoresha Uganda abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda muzakoresha igihugu cya Uganda hari ahanditse ngo 100 nugeraho hantu nako ndabisobanura neza 100%. Ikiza cy'internet none nibagiye kubibabwiraho uyiconnecta no ku mashini wumve ngo niyo nkoresha no ku mashini yego ndaza kubereka n'uburyo mwafata nuza application iyo application hari indi application downloadinga ukayiconnecta ni nuza ni app ugahita bihuza na mashini ukajya mu mashini ukandika miyo mibare baguhaye ukajya ukoresha internet ku buntu niba rwose ukunda gukoresha mashini ugakoresha telefoni ntabwo uzongera kugura megabyte ndabizi neza ko abantu muzagura akantu kuko ndabizi uraje tugeze ku masaha ngahe kandi tusubire inyuma gato turebe amasaha ngahe 172 ndahita nongera ngaruke ndebe amasaha ndebe urabona maze kugira amasaha 72 rero niba kuri cya kibazo ahuranaga nacyo cya kibazo kijyanye nkanga bamaye amasegonda 5 yonyine amasegonda 5 reka mitengana kuri kano kantu kagakubo nimara kugakandaho byarangiye ko amasegonda 5 niyo bamaye yonyine ninganda hangaha ndahita amasaha yagizeho 198 narindwi okay reka ngande nahangaha watch ad anga barambwiye ngo ko yakomaze kureba nanone nimbe negereje gatoya ndaba negereje gatoya kugira ngo amanuza atura dusegonda bamaye nongere babe ikintu kiza nta n'ikintu hindura aho wowe wageze iyo maze gufungura no application urabona doreo ndogenda funguye nanone amasegonda ngahe 5 amasegonda 5 yanjye misebona izindi ki bigeze kuri 221 ndakeka yego urabona amasaha 221 niba ufite telefone yawe ifata 4G ukaba ufite telefone yawe ifata 4G ikintu musabye no kugira uterero genda kuri nuza ku kigo ahantu nyine bacuruza simukadi za Mango 4G ugenda uyishake simukadi numara kuyishaka udownloading application numara kudownloading iyi application numara kuyidownloadinga urahita uza westare uyishiremo abantu bari mu Rwanda muzakoresha nuza Airtel hari sorry nako muzakoresha nuza muzakoresha Uganda Uganda 100 urabona ko niho nashyizemo hariya hano inyuma urabona ahangaha niho nashyizemo 100 yego kuri ako kantu kwa kabiri nyine nitsubira inyuma uraje ukabone gatoya okay kandi reka mcishaho kano kantu kaga publicité wenda gatoya niba ushaka kugura YouTube channel yatangiye guhembwa kugira ngo nawe uhite ukomerezaho utangire gukorera amafaranga kuri YouTube nabigufashamo
niba ushaka kugira ngo ubone TikTok yatangiye guhembwa nayo kugira ngo uhite ukomerezaho nayigufashamo nkayiguhereza turazigurisha. Niba ushaka Facebook page yatangiye guhembwa nayo nayikugurisha ugahita utangira gukorera amafaranga kuri Facebook page. Niba ushaka Instagram yatangiye guhembwa nayo twayiguhereza rwose yatangiye guhembwa ugahita ukomerezaho. X ariyo twita nyine yahoze ariyo yitwa Twitter nayo ushaka kugira ngo tuyiguhereze yatangiye guhembwa nayo turayiguhereza. Harimo n'izindi nyinshi cyane ushaka kugira ngo tuziguhe. Ikindi kintu nanone dukora, izo mbuga nkoranyambaga zose turanazifite zitatangiye guhembwa ziba ziburaho ibintu bikeya nk'amasaha wenda nk'urugero kuri YouTube. Ushaka YouTube channel itaratanya guhembwa ariko ikibura hanga wenda nk'amasaha make cyane n'ibindi byose turabigufashamo. Ikiza cyacu ibintu byose tugukurisha dukorana amasezerano yanditse hariho na kashi bihamya yuko tugiye gukorera ibyo bintu. Ntabwo twebwe ibintu byacu ari ibintu bikorerwa online ngo nibikorerwa online by'amateka mutwe ngo nihavukamo ikibazo uzabura aho ujya kuregera. Oya, twebwe turandikirana tugakorana amasezerano, amaranga muntu akabarimo, amatelefone, ama-email, hakazamo kashe, mbese tukabisinyira tukavuga ko tugiye gutangira umushinga kugukorera YouTube channel. Wenda nk'urugero reka mvuga ku kantu koroshye cyane. Urabona ko turacyarimo twebwe turacyarimo turishakira amasaha, niyo mpamvu turacyarimo turagira amasaha, niyo mpamvu uri gucishaho na publicity nyine. Gucishaho okay. Ikindi kintu nanone tukugurisha subscribe ziri nane drop, subscribe zitajya zivaho. Ushobora kuba umuntu yakubwira ngo mfite subscribe za makeya ariko ugasanga izo subscribe zirajyaho zimareho ukwezi kumwe zite ziba drop, zite zivaho. Ariko twebwe tuguhereza garante ingana n'umwaka yuko izo subscribe zitazigera zivaho. Ikindi nanone tugugurisha watch time zifite garante mu gihe kingana n'umwaka. Dufite watch time zitajya zivaho nziza. Urabona tugeze mu masaha 319. Reka ngomeze nyongerere ariko chat narikira. Okay, amasaha 319 wumve ngo kuva nagira nago ndagira urabona yuko aka kanya ibya telefone birayangiye aranshatse nahita download nahita nangira nkayikoresha. Nk'urugero reka njyeho hariya urasubira inyuma gato ahangaha handitse ngo start. Yukanze ahantu handitse start ukemeza okay, yukanze uhita ukanda hanga handitse okay, wamara gukanda okay ugategereza gatoya. Okay, urategereza gatoya internet yawe ibe connected, ariko kubera ko mfite izi ngizi zanuza izino za mango biri buze kurandaringa gacya. Okay, good. Ubaka kanya internet yanjye iri connected. Ikintu kizakwereka ko iyi internet iri kugenda aho hejuru iyi crane tano nyiri aya application yazanye urubuga, yazanye ako kantu ko hejuru kakwereka ukuntu internet yawe iri kugenda. Impamvu ubundi iri kugenda byihuta cyane, utu tuntu twose turaturongo tuzamutse tuba twinshi cyane. Ahanga ko ngiye mfiteho izanuza zino za Mango 4G ziri gutuma internet yanjye itagenda neza. Ubundi kugira ngo ino internet neza igende 100%, urabanza ugakoresha za Mango zose zikazirangiza, zamara kurangira ugahita nyine ukoresha iyi ngiyi noneho. Yego, ugahita uyifungura no ugakonekta, nibwo yirukanga 100%. Tugiye gukonekta none no kuri nuza abantu mushaka no kujya muyikoresha no kuri laptop cyangwa desktop cyangwa handi hantu hose ku mashini. Uzajya muri Play Store udownloading iyi application yitwa ngo Every downloading iyi application yitwa Every Proxy. Yego, iyi ndore ngi hano hejuru yitwa Every Proxy. Nayo nayidownloadinze nye kwako nyine mbasanzwe nyifitemo. Uzahita uzayifungura uzategereza gato ifunguke ukana hano handitse enable. Hano nari ndimo ndayizoominga ngo ndebe ukuntu bimeze. Yego, hanga no gusoma amategeko n'amabwiriza yayo, bakakwereka abantu bamaze kuyidownloadinga, bakakwereka buri kimwe cyose, bakakwereka igihe yagiriye hanze. Ugahita handitse ngo install. You can install hano ikangire ku mafoto yayo ukuntu abasanzwe ameze, yirimo irakora ni kuri abiba bimeze. Urabona buri kimwe cyose hano ndaje nyikwereke
ugendane nanjye iyi video ntabwo ari video yatinda cyane, ndabizi ko ushobora kujya kureba video ukayimaraho n'isaha, ariko video nakoze ntabwo igera no mu isaha, ariko nuyireba urahindura ubuzima bwawe. Nayesitaye, reka nyifungure. Okay, ino internet ikorana n'iriya yindi, nako iyi application Every Proxy ikora ari uko iriya nayo ifunguye, iriya yidafunguye iyi ntabwo yakora. Ikintu uzakora rero, uzabanza ugenda ujye hara kuri ujye kuri iriya application iyi ngiyi yitwa Crantano, ukande itangire kugenda. Ahangaha nyine kwa ko ndimo nakoresha internet zanjye zisanzwe, niyo mpamvu nayifunze nyine. Ahangaha iyo ifunguye bwa mbere ukabona biratinze, urongeye ukayifunguye tuyongeye ukayifungura ku kanya. Okay, nirandaringa kuri bizabyakunze. Nurangiza uzaza ahangaha, uzajya muri no application ufungure iyi nuza step ya mbere ibanza. Okay, urabona ko iyo uje ahangaha uhita ukanda kuri iyi ngiyi ya mbere, kuri iyo mibare uyimenye, IP address uyirebe, nyine uyimenye, niyo mibare yonyine ushyiramo. Iyo umaze kwishyiramo uhita ukanda kuri kano kanuza aka ngaka ka mbere kabanza ako. Okay, bikamera gutyo. Okay, noneho bimeze gutyo, ikintu ugiye gukora ni iki noneho, tuba tugomba kwinjira mu mashini tukajyanda ahandi hantu ho kugira ngo tubiconnecte. Rero reka ndebe ukuntu nabikora kugira ngo tujye ku mashini tujye kubiconnecta yo. Yego, tugiye kujya ku mashini sinzi uburyo ngiye gukora akantu k'agafoto k'akavideo, kandebe ukuntu nabigenzara. Okay, ariko iyo wamaze gufungura iyi application, iyo wamaze kuyifungura iyi ngiyi, iyo wamaze kuyifungura, ikintu ukora nta kindi kintu wemeye gukora muri nyuma y'ibi ngibi. Iyo wamaze gushyiramo iriya mibare dushyizemo hariya hejuru, nako nunayirebera ahangaha handitse ngo host rimwe, reka ndebe ko mbibona neza, ni 172 akadomo 16 akadomo 0 akadomo 1. Iyi ngiyi numara kuyifata iyo mibare wowe uyirebe kuru yanditse neza. Hano handitse ngo port. Iyi port 88 nayo uri buze kwikenera iyi nuza 172. Okay, akadomo 16 akadomo 0 akadomo 1, ndetse n'iyi ngiyi iyi port yitwa 80 kuri 80. Yego, ni 80 kuri 80. Okay, noneho ikintu ngiye gukora ngewe namaze gukonekta, reka mfungure hotspot yanjye. Urabizi ko ugiye gukonekta ku mashini bisaba gushyiraho hotspot, nyine gukonektaho bisanzwe nyine tu. Ngiye ko imashini yanjye ya desktop mfitemo, ngiye guhita nafunguye hotspot, nkize muri IP address niyo ngo yibanza, iyo ngiyi 72.16.0.1.0 akadomo 1. Iyo ngiyo hasi muri port hagomba kujyamo nuza iyi ngiyi 80 kuri 80. 80 nyine niko bisobanuye. Okay, nzahita mfungura ira hotspot yanjye. Iyo hotspot yawe nawe niko uzabigenza. Urabona ino port nyine nayo ugomba kuyizi neza. Iyi mibare ngiye mu mashini yanjye nshobora gusanga nari nabishyizemo, ariko ndabanza mbikuremo, nimara kubikuramo nongere mbyestare, tugendane step by step. Iyi internet irakora 100%, ntabwo uzongera kugura megabyte kundi. Nawe dore ukuntu bigenza, keretse iyo ugize amasaha makeya ugasanga amasaha aragushiranye. Ubwo kugira ngo ushyire ahandi masaha rero bigusaba kuba washaka indi internet. Iyo ushatse wahita ujya no kuri nuza ku mashini cyangwa kuri wifi ukikonektaho. Okay, twagiye noneho. Ndahita njya hano munsi, ndakanda hasi nyine ngiye muri setting. Hano ndakanda hano handitse ngo, cyangwa reka ngande hano handitse setting, cyangwa wandikemo ngo proxy nanone. Aho ngo handitse ngo network proxy network. Okay, barita kugeza ahantu hameze nko kungura. Urabona ko nari mbifitemo ibi ngibi, nari mbifitemo. Ngiye gusa nkaho, reka nsubirewe nanone network proxy. Ego, network proxy setting nibyo ngibyo wandikamo n'ubundi bisanzwe. Ugahita ugera ahangaha, ugahita ugera ukamanuka, noneho ukamanuka ureba aho ngaho banditse ngo IP address. Okay, urabona ko internet yanjye irakonekta aka kanya, nuza yanjye irafunguye nyine. Okay,
ndashyiramo nuza ahangaha IP address ya IP address twarebye handi ahangaha kuri machine. Murebe ku machine muretse ahangaha kuri telefone ho ndimo ndashaka kugira nyine ngo nshyire password ya hotspot nyine nze kubiconnectaho. Ahangaha ni 716 akadomo 0 akadomo 1. Higa hagomba kuba harimo 80 kuri 80. Okay, naho ngaho ni 80 kuri 80. Yego. Ahangaha higa ni kuri telefoni. Murebe ukuntu bimeze yo internet yagiyeho ugasevinga. Urabona ko internet itangiye gukora ku mashini. Reba kuri telefoni. Reba hano kuri telefoni urebe internet kuri irarandaringa nyine ukuntu irimo iragenda. Kuriya rero bisobanuye ko internet yanjye yatangiye gukora. Urabona ugomba gushyira iyi nuza ugahita ukanda hano handitse ngo save. Urabona ko kuri telefoni yanjye nuza yanjye yatangiye gukora. Aho ngaho hagomba kuba hafunguwe n'ubundi bisanzwe hano handitse ngo use proxy ugana saving. Iyo wamaze kubisevinga uko nguko rero buri uko ugiye kuri telefoni yawe buri uko ugiye kuri ino telefoni yawe nuko nyine buri uko ugiye guconnecta kuri telefoni yawe nyine uhita ugenda ukabikoresha ahantu hose. Turaje turebe wenda tugiye kuri nuza tugiye handi hantu bisanzwe wenda ahangaha ndimo ngiye guconnectaho na connexion wifi n'ubundi bisanzwe uconnectaho wifi. Urabona ko network zanjye zirimo ziragenda. Ikintu kikwereka ko iyo nuza machine yawe yakire network aho ngaho imibare igenda ihinduka gutyo igenda ihinduka. Umuyeho handitse ngo use a proxy server. Ahangaha nkakanda on off nyine nkabifunga hari byahita bihagarara. Ariko mu gihe byagize urabona ko birimo birakora 100%, birimo biragenda bikorana 100%. Internet yacu nuko guko twebwe niyo internet nikoreshereza yaba ari mu kazi ahantu hose. Ndaza kugenda tubafungurira irembo murebe ukuntu bimeze. Ndagenda bafungurira ahantu hose murebe ukuntu internet irimo iragenda. Impamvu telefone nayigumishije ahangaha ni kugira ngo murebe ukuntu internet irimo iragenda irandaringa uko nguko nyine ni uko guko biba bimeze. Ubu bundi murebye hano kuri telefoni hano hari ubundi bwitwa ngo stock n'indi ngo PC. Ibyo bintu ntabwo bifunga nandi kintu ukoraho kiretse ibyo nagiye nkubwira byonyine. Okay, ahangaha iyo umaze guconnect internet yawe biba byarangiye uva nyine ahantu waruri. Okay, urabona no okay, ukuntu bimeze urabona ko hano kuri application yigarutseho ikintu kigareka ko data ziri gukoreshwa cyane nuko nkuko bimeze noneho. Okay, reka njye ku mashini noneho nkande Google Chrome kanandike wenda Google Chrome. Ndabizi muzagura kantu tu kuko uyu munsi ntabwo uzongera kugura megabyte. Nenda nkande hano ku irembo wenda reka njye koreya email yanjye urabona wenda irembo kajya hano handitse irembo. Urabona ko hariya kuri ahangaha kuri application kuri telefoni urabona birimo birarandaringa bivuze ko ndi kwikoresha cyane. Okay, wenda reka njye hano handitse wenda kuri YouTube. Njye kuri YouTube wumve ko njya kuri YouTube nka downloadinga video zose. Niba telefoni yawe ibasha gufata 4G gwere uyu munsi ntuzongeye kugura megabyte za MTN, kugura megabyte za Tigo, kugura megabyte za zose. Guhera uyu munsi ntuzongeye kugura megabyte. Ntuzongere kujya kurara ku kigo runaka urimo ngurashaka wifi. Ibigo by'amashuri biba bifite wifi nyine. Ugasanga umuntu agiye avuye kuri wifi nka saa 7 z'ijoro kandi iyi ni internet wakoresha niyo video yo ngiyo ivuga ngo ya code ninjye wayikoze. Yego iyo video ya code. Yego noneho ugasanga umuntu agiye ku kagari. Ako kagari gafite wifi ahagiye mu gitondo mbese ahavuye nka saa 12 za nijoro nta kintu yikoreye. Internet ikiza cyayo ahantu hose ugiye biragendana. Ngeyo ndi mu modoka birakorana nyine tu. Ego birakorana ahantu hose, mbese ahantu hose najya. Urabona ko yuko iyi video ninjye wayikoze nyine. Niba utarayibona agenda uyirebe. Ino video ni nziza cyane ku bantu bashaka kujya bumviza abakunzi babo, abantu bashaka kujya ahangaha. Ikiza cyayo noneho wemere no kuyiconnecta ukayizamura ugashyiraho ukaba washyira ahantu hose ushaka kujya urebera video. Urabona ko video yawe wayirebera ahantu iri muri handi umva ibyo avugana
n'abandi kuri telefone yawe. Iyo video niba utarayibonye wagenda ukayireba rwose, ni nziza cyane kuri ba bantu bari baranyandikiye bambwira ngo iyo video iri kuri channel yitwa Mwesigye TV show. Nubundi niyo ndi bushyiraho ino video ndimo kubakora aka kanya. Yego, ino video ni nziza cyane ku bantu mushaka kujya mwumviriza abakunzi banyu, kugira ngo telefone zanyu zibe zifite n'umutekano, ibintu byinshi cyane. Kandi niyo turimo turanashishaho filimi, ndakeka mubizi ino channel niyo turimo turagenda ducishaho filimi. Ariko reka nkubwize ukuri, internet ni umuti, icyiza cyayo n'uyikoresha ni ukuri ukamara iminsi oya reka tubare. Ahubwo ngewe ukuntu ngiye kujya mbigenza, ubundi nagiraga amasaha. Urabona ko amasaha yacu nawe hariya kuri reba kuri telefone yanjye nyine, reba aho ngaho kuri telefone urebe amasaha 2 kuri 318 amasaha n'ibice n'iminota 49 n'amasegonda 5 gutyo kumanuka. Okay, ngewe none ngiye kujya nongeza amasaha. Ubu se nawe umbwire ngo amasaha 300 nzayamara ryari? Ni iminsi ngahera, ntago napfa no kubibaranye. Ntago urumva ni ibintu mbese ni ibintu byinshi cyane. Niyo video turi kureba yengi ya TikTok ni inuza ya TikTok, ni uburyo wafungura TikTok yawe ukajya utangira guhembwa nyine. Nibyo biri kuri no channel yitwa Mwesigye TV show. Ibyo byose wabibonaho nyine, wabibonaho. Urabona ko mfite amasaha igihugu kirimo ni cyo ngicyo kiri hagara hejuru aho handitse ngo auto igomba kuguma iyo auto na handi. Iyo ugiye gushyira handi hantu bahita bakwishyuza kuko rega internet ni umuti. Wowe rero ushyira kuri ako kantu kambere kaba kabanze. Iyo ukanze aho handitse ngo, urabona munsi ya connected nyine, munsi yaho gatoya urabona handitse ngo auto selector save nyine, ugumisha aho ngaho honyine, niho ugumisha, niho hari ubuntu. Yego, okay. None ikindi nanone aho ngaho munsi yawe ya auto niho ushyiramo cya gihugu cyawe nyine, cya gihugu ushaka gukoresha internet. Abandi mwese mukoresha ibihugu byanyu, usibye abanyarwanda bonyine nibo bakoresha nuza Uganda. Ariko abandi bose n'abari Uganda bose bafite Mango 4G mukoresha nuza, mukoresha iyi ngiyi, mukoresha Uganda MTN. Yego, urabona yuko video singize ndi guplayinga n'ubundi ndimo nakina. Ariko ni ukuri telefoni ahantu hose ubu ngubu ndakeka uyu munsi niba ugiye gutangira gukoresha ino internet, amafaranga ya social media ugiye kuyarya. Yego, niba wakoreshaga TikTok ugasanga megabyte zakubaye ikibazo, waba ugiye kwikora live kugira ngo abantu baguhereze gift, ugasanga internet ikakubwira ngo ingishizeho, ugasanga nyine ubwo birahita bihagarara ukanabireka, best ugasanga ni ikibazo. Ariko guhera uyu munsi rwose ntuzongere kugura megabyte ukundi. Ndabizi neza ko muzanshimira nyuma. Ukeneye kumvugisha cyangwa wamamaga kuri no nimero, cyangwa ushaka no kudutera inkunga nako gafata nakemera, ni 0784962937. Okay, ukeneye no kumvugisha kugira ngo ngufashe mu bintu bijyanye n'ikoranabuhanga n'ahandi hose, ukeneye kugura izo subscribe, views, watch time, abasubscribers, amasaha, kugura nuza, aba followers kuri TikTok, kuri Facebook, kuri Instagram, kuri X, ndetse kugira ngo ugura abarayikazi byose ubishaka wamamagara kuri 0780841323 cyangwa 0749462937. Izo nimero zose mbere yuko ujya kugira icyo ukora cyose urabanza ukamvugisha, kuko ubundi iyo umvugishije nk'ubu aka kanya izo nimero ziri kuri WhatsApp, ariko ntago arizo ziri update aka kanya kugira wanyandikira ngahita ngusubiza. Ariko iyo ugiye kuba urabanza ukamamagara ngakubwira WhatsApp unyandikiraho muri izo zose. Kuko hari indi WhatsApp iri kuri update ya 0884481741. Wow. Okay, urabona yuko internet yacu imira koreka ngiye no kuri nuza, kuko iyi ngiyi niyo dukoresha no mu kazi kacu k'irembo. Okay, reka ngiye ko wenda nko ku irembo turebe ko bikunda. Twagiye ku email yanjye yose, email iriho irembo mwereke gatoya. Muzagura akantu, nukuri muzagura akantu.
iyi video rero ubundi naravuze ngo internet wayireka nkaba nyikoresha ndi jyenyine, ariko ndangije navango rero oya reka byibura. Ubundi urabizi ko hari abantu hari imbere hari haje internet yo gukoresha internet y'ubuntu nyine, ariko ugasanga abantu benshi barayikoresheje ikora mu gihe kingana n'ukwezi kumwe cyangwa amezi nk'atanu bahita bayikuraho. Urumva rero nanjye naravuga ngo ubu nyereka abantu bose, ugasanga abantu bahise bayikuraho, ugasanga ndahombye. Ariko ndavuga ngo rero ino video reka nkore nyishyire kuri channel yanjye, ubwo abakunzi banjye bo nibo bagomba kuzayikoresha. N'ubundi umuntu utarareba iyi video n'ubundi utazareba iyo video n'ubundi nagazaje, kuko umuntu utarebye ino video kugeza inarangiye, kuko muri video hose ndi busobanure buri kimwe cyose cy'ubuntu westaramo. Hari utundi dusigaye dukeya twonyine umuntu agomba kwestaramo. Urabona ko ahangaha bikunda. Niba utarebye video yose ngo irangize cyangwa nese application yakora gute, byose ndabisobanura muri no video kugeza iyo video irangiye. Ibyo kwihutisha n'ushaka ureke kwihutisha. Urabona ko ushaka icyemezo cy'amavuko, icyemezo cy'ingaragu, icyemezo cy'ubutane, icyemezo cy'uko shingiwe, icyemezo cy'uko wapfuye, cy'uko icyemezo cy'uwarokotse ku genocide yakorewe abatutsi, bese ibintu byose birakunda. Reka mujye muri nuza singe hano hera SDMS cyangwa njye ku manota sibura SDMS. Shaka kureba amanota ukanda hano wanditse SDMS nyine amanota nshatse na. Urabona ko na WhatsApp iribo, ibyo byose nkoresha internet imwe yonyine. Yego urabona yuko ibintu byacu birakora ijana ku ijana. Ngo ndimo nafungura SDMS nyine, ndimo nakoresha internet yanjye ariko impamvu uri kugenda gake ahangaha nuko mfitemo internet yanjye kandi nakonese n'ingiyi, kandi urumva ibintu bibaye byinshi birapfa. Ubundi iyanjye niri gutuma zino za Mango 4G nizo ziri gutuma itagenda neza, ariko nizimara gushiraho ubu ngubu biri kugenda fresh byirukanka cyane. Ya ndakeka uretse tuntu dusigaye dukeya twonyine dukeneye gusobanuraho. Okay, wowe ufite laptop ukaba ukeneye nyine laptop cyo gukoresha internet birakunda cyane. Kugira ngo ikore no internet ugomba kuba uyifite no muri telefone yawe rero, kugira ngo nyine ujye ukora hotspot uconnecte numara guconnecta data zawe zikore. Ikindi internet ntabwo igikora hotspot ku zindi telefoni. Ego ako kantu nako kamenye ku bantu musoje no murimo murasa nkaho mugiye gusoza ino video. Iyi internet nk'urugero uri murayikoresha, ntabwo wayisharing undi muntu, oya ntabwo wayimusharinga ngo bikunde. Internet ikora kuri uwo muntu, kuri wowe gusa no ku mashini. Wemeye gusharinga imashini gusa. Ubwo ngubwo kugira ngo umuntu musharinge ntabwo byakuna nako. Ubundi niba ushaka kumusharinga ukaba ari inshuti yawe ushaka kugira ngo nawe akoreshe internet yawe, mwereka ukuntu yestara umurangire ko agomba kujya kugura sim card ya Mango 4G. Umubwire yuko agomba kugenda akadownloadinga application yitwa Clan Tano VPN, akayidownloadinga, yamara akudownloadinga akaza ko ukigura ubundi nuza ukigura megabyte, ukigura nuza sim card ya Mango bahita baguhanaho nuza data z'ubuntu, bahita baziguhena. Oya ntago ari z'ubuntu nako urazigura. Izo ngizo nizo wishyura wenda nka 500 wenda tsinzi, ariko ukiza wigura aho dukiye. Ubundi nujya kugura sim card ya Mango 4G nuzagura internet nyinshi cyane nyine, nuzagura internet nyinshi kuko n'ubundi uzaba ukeneye kugira ngo niyo kongeza amasaha gusa, nuzagura internet nini. Okay, ndizera ko video yacu tuyishoje. Nuko rero bitewe nuko utazongera kugura busy, uzibuke ugure agafanta. Uzibuke ugure agafanta. Ariko nibyo ariko ntacyo bitwaye, wakagura utakagura ntacyo bitwaye. Icyambere nuko uri umukunzi wanjye ukumurikirana ibiganiro byose. Ukeneye kutuvugisha cyangwa kudutera inkunga runaka n'ibindi byose, waduhamagara kuri 08 084 13 cyangwa 08 448 17 24. Ego 08 448 17 21. Ego
0 yego 49 okay, cyangwa 0 8 0 8 4 13 iyo ngiyo nkwandikiye, iriya niyo wakoresha ushaka kudutera inkunga. Amazina y'abariho ni Niyonsaba Jacqueline, cyangwa urabanza ukanamvugisha ukeneye kugura YouTube channel zatangiye guhembwa cyangwa zitaratangira guhembwa, ukeneye kugura watch time, ukeneye kugura views, aba followers TikTok n'ibindi byose, waduhamagara kuri izo nimero. Ibindi byose ikintu nakubwira ngo Uwiteka Imana nakumere umugisha wowe urebye ino video rwose. Niba uyisoje iyi video ndabigushimiye cyane. Rero mwabanaga nanjye Mwesigye David, Imana nikumira umugisha. Tuzasubira muri video y'ubutaha. Ni Mwesigye tuzasubira muri video. Mwese ndabashimiye cyane. Thanks.